wakemera gukoresha agakingirizo? Oya jewe ntago nagakoresha. Nta bibi byakonzi nta n'ibyiza byakonzi kuko ntaragakoresha na rimwe kuva navuka. Ariko jewe ubwanjye n'umutima nama wanje numva ntagakoresha. Kuko ndibuka ko nubwo nari ntaramenya Imana nari naratanze icyifuzo nkiri muto mbwira Imana ngo ningira imyaka 20 nzaba nkuze bihagije noneho nzipfira. Nagiye mu biyobyabwenge gutyo rero ntangira nk'itabi, urumogi, inzoga nyinshi. Ibyo ngibyo bivaho numva ngomba kuba umuntu w'umusitari ukomeye cyane, ndefiriza imisatsi, ntobora amatwi, nambara ibintu by'ibishanete, nakundaga kwambara amafime ku manywa na nijoro nkifunga akaburyo utabona n'isura yanjye kugira ngo nipfumura amatwi. Numvaga ngomba kugira agashya, hagati yanjye n'abandi basore cyangwa se abandi bahungu. Nkabona abakobwa bambaye amaherena abiri ku matwi abiri, ariko nabandi ngomba giye gushyira 3 ku gutwi kumwe kwiyahura. Kuko ndibuka ko najyaga mva ni Butari wacu mu majyepfo nkatega imodoka nje muri Kigali nje kwiyahurira muri Nyabarongo, kuko numvaga ko ariho nahita mfa byoroshye. Nkatega nkaza muri famille bakabona nje muri famille bisanzwe, ariko mfite umugambi. Ndibuka yuko hari iruhande rwa Ruriba hari ishyamba rihari nari mazemo iminsi nk'itatu. Isano. Hanyuma rero muraho murakomeye mwe mukomeje kudukurikira muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse na diaspora, mwe mudukurikira muri hanze nyine nizere ko mumeze neza cyane. Nifuje ko tutari buze gusoza umwaka tutaganiriye no mwe mu bavuga butumwa pastor baraza kutubwira niba ari umupasteri niba ari umubishop. Ngiye namye kubatandukanya bishop, pasteri, umushumba, Ewana abari amazina umurevera abari amazina akomeye, ariko ndi kumwe n'umuntu hano utoroshye kabisa, ubona witurije tugiye kuganira ariko ashobora kuba dasanzwe afite amateka nayo adasanzwe. Niyo mpamvu nifuje ko mutumira kuva iri iburengera mu majyepfo akaza ngo tuganire. Reka ne kuvuga byinshi, ni umuntu w'umugabo nawe yivuge tumuhe n'ikaze. Hari ukuntu kera turi abana twayaga mu rusengero bakadusuhuza ndagushuje. Yego ndabikirije mu izina rya Yesu. Numve ko kwagucaho rwose mukomere cyane. Yego turakomeye namwe kandi mukomere. Yego hanyuma rero babita bande muratangira mutwibwira, nimumara kutwibwira twamenye bo tugiye kuganira duyisengesha byo kuturagiza Imana kugira ngo ikiganiro nyine tugiye gukora kibe gifite umugisha. Yego murakoze cyane. Amazina nitwa Bucumi Joseph, ndi umugabo ufite umugore umwe n'abana 3, ntuye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Gisagara mu murenge wa Kansi. Muri umurimo w'Imana rero muri ADPR, itorero ni irya Kansi, paruwasi ni Nyaruhengeri. Yego uje Kigali rero, hanyuma waravuze ati ndi umugabo w'abana 3 n'umugore umwe. Umwana wawe mukuru angana gute, umutoya angana gute? Umwana wanjye mukuru afite imyaka 5 n'igice, umukurikiye afite 4, undi umukurikiye afite 3. Yego uratenye kugira ngo bangaye niyo atari ibanga. Ntago navuga umubare gusa Imana niyiduha. Yego ariko ku rwanjye ruhande ndumva 4 rwose. Imana ishoboje ntacyo byabitwaye. Uri kubikoraho ikizi impamvu barazwihangana badukurikiye kuko baza ku kabazo nagira numve niyo umukozi w'Imana ibintu bya family planning ujye ubyemera. Ntago navuga ngo ndabyemera cyangwa se ndabihakana, biterwa n'imyemerere y'umuntu. Ariko ku rwanjye ruhande mpamya neza yuko Imana yacu ifite ubushobozi, niyiduha turakira kandi ntago wagaye kiguhaye. Bityo rero nanone kandi ntago navuga ngo byara budashoboye kurera ngo bibe cyangwa se basabirize, oya nanone ntago byaba ari ukuri. Wakemera gukoresha senga rero Imana igenda idufasha. Wakemera gukoresha agakingirizo? Oya jewe ntago nagakoresha. Yego uze kwihanganira utozo ngena nkubaza abakubwiriza butumwa abakozi b'Imana abapasteri ababishop bijya bigorana ugasanga hari ibintu batsinda baca inyuma, ariko ugasanga mu by'ukuri nyamara nimwe bantu twakifashishije mu kwigisha rubanda nyamwinshi. Reka mbivuge muri ubwo buryo, cyangwa se mu mwaka waye bandebereho kuki utagakoresha ibi byakuri. Nta bibi byakonzi nta n'ibyiza byakonzi kuko ntaragakoresha na rimwe kuva navuka. Ariko jewe ubwanjye n'umutima nama wanjye numva ntagakoresha kuko mfite umufasha, ntabwo naba namuciye inyuma rwose, niyo mpamvu ntagakoresha. Yego
kuri leta z'igihugu ati mukoresha udukingirizo bajyana niyo kwifata nk'umuntu kwifata byananiye bamujyana umuntu kwifata byananiye rero ntabwo wambwira ko kwifata bimunaniye hari ikindi yashobora none se yinaniwe kwifata ubwo yafata iki kindi n'agakingirizo icyo nshatse kuvuga rero nta mpamvu yo kugira ngo umuntu avuge ngo kwifata byamunaniye we ni ubushake bwe niwe wiha imyanzuro kandi niwe uhitamo icyo gukora ari uzi pastor kamubaza kandi ko abantu bantu tujye twumva harya Dawidi ninde wari ufite abagore benshi ni Salomo niwe bashinje kugira amahabara abagore benshi ni Salomo urumva ko ndagira ngo tuzajyana neza urumva yari afite irari ry'abagore no gukunda abagore ndaza kukubwira undi harya nta wundi mugabo ushinjwa kugira abagore barenze umwe bibiri tubwire mu isezerano ndetse na Samusoni ngira ngo nawe harakuntu yacitse intege kubera Delila mu isezerano rya kera muri kiriya gihe ni nkaho bari babyemerewe kubera ko Salomo yari afite abagore benshi Dawidi nawe yari afite abagore barenze umwe yumvikane ko Imana ari impamvu ibyiza by'umugore by'abagore ku mugabo Imana yabikoze kirya gihe cyangwa se ubwo burenganzira barabugira kugira ngo bataguswa n'ibigeragezo by'abo bagore kugira ngo buri muntu wese niba ari batana akwiye kubatunga cyangwa se akwiye kubaha ibyo bakeneye byose kandi uzi neza ko muri kijya gihe umwami yari afite igihugu ndetse n'abantu kandi nk'uko ubizi no mu mateka y'igihugu cyacu abantu nabo umwami ubwo rero urumva ko wewe muri kirya gihe yagombaga kuba yafata umugore wenda ashaka umukobwa akamutwara none se tugiye kuri Dawidi nzi neza yuko yigeze gukora icyaha gikomeye cyane yifuza umugore wa Uriya arangije aranamusambanya yicisha na Uriya ariko se kuki Imana yamubwiye ngo wakoze icyaha abagore bose bari abawe wari kugomba kujya gufata mu umwe ukamutwara ukamushyira iwawe ariko wakoze ikosa kuko wifuje umugore w'umuntu uciriritse kandi si n'ibyo gusa uramutwara uwicisha n'umugabo wiwe ni ikosa wakoze rikomeye cyane kwaje ibyo kwicisha we ntabwo twabitindaho anyway harya tubiye nitwa Bucumi Joseph Joseph hanyuma umuntu yakibaza umuntu ashatse kubwira ati nyibwira apari ko batubwiye kuri umugabo umwana w'abana batatu n'umugore umuntu akubwiye ati ugiye ko mu rugendo rw'ubuzima bwanjye kugira mbaye mubwiriza butuma bamwibwira ute wari muntu ki kugeza ubwo abantu uraza kunyihanganira nabonye umeze nk'umuntu wambaye amaherena ubu byatumye nkugira amatsiko menshi wakoze ibiki birabyudukingirizo nakubazaga wambaye amaherena utoboye inshuro rimwe 2-3 ibyo gukoresha agakingirizo utabizi cyangwa se icyo gihe hari ukuntu wabikoreraga reka ntigucagura twibwire kugeza ubwo uvuze ati byose ndabireka amaherena nyareke niba n'amarasta yarashyizeho kugeza ubwo mfashe murakoze cyane nibyo koko kugeza aho ngeze ubu ngubu mu buryo bw'umurimo w'Imana hari ahantu navuye hari ahantu Imana yankuye ndi umwana rero uvuka ku mugabo ufite abagore wari ufite abagore 3 uko data atakiriho afite n'abandi nyine ku ruhande ariko abo yaratunze ni 3 abazwi tuvuka na turi abana rero 21 nkaba ndi umwana rero wa 6 ku mugore mukuru navukire muri uwo muryango ariko mu buto bwanjye nari umwana utuje ariko nkakunda kugira ibitekerezo byinshi cyane muri jewe bitewe n'ibyo nabonaga ku isi cyangwa se mu buzima ibyo rero byaje gutuma muri jewe nza kugira ikintu gisa nk'ubwoba no kumva mbona ubuzima butambereye bwiza cyane kuko no mu ishuri nagerageje kugenda mu ishuri ariko ndivamo bitewe n'ubushobozi bukeya bityo rero naje kwisanga nihuse cyane naje kwisanga ishuri narivuyemo nza muri Kigali habagaye mushiki wanjye tubana nawe ariko birangira nyobotse n'inzira z'ibiyobyabwenge kubera ko numvaga ko nta handi nabona ibyishimo numvaga nta handi nabona amahoro ko rero wa muntu uhora ubabaye utajya useka uhora uhekenya amenyo ufite agahinda kenshi mu mutima nanjye numvaga nta cyizere cy'ubuzima afite kuko ndibuka ko nubwo nari ntaramenya Imana nari naratanze icyifuzo nkiri muto mbwira Imana ngo ningira imyaka 20 nzaba nkuze bihagije noneho nzipfire nari ntaramenya Imana ntaramenya no gusenga ariko byagaragaraga yuko nari nihebye mfite ubwigunge nagiye mu biyobyabwenge gutyo rero ntangira nk'itabi urumogi inzoga nyinshi ibyo ngibyo bivaho numva ngomba kuba umuntu w'umusitari ukomeye cyane ndefiriza imisatsi ntobora amatwi nambara ibintu by'ibishanete
nakundaga kwambara amafime ku manywa na nijoro nkifunga akaburyo utabona n'isura yanjye, numvaga ashaka umuntu udasanzwe mbese uhambaye. Ibyo rero nabikoze muri ubwo buryo mbibamo igihe kitari gitoya, ariko Imana yaje kungenderera mu buryo bukomeye. Nyakibaza muri icyo gihe uri umusitari, tuzi ko ubu bari kugusubiza inyuma, abasitari n'igitsina gore niko babashinja, ariko si bose ntibatana ubusambanyi, amayoga. Buriya bajya bavuga ngo hari ihene hari ikiziriko, kunywa amayoga n'urumogi hafi aho nta mugore nta bakobwa. Nibyo koko icyo kibazo mbajije ni cyiza. Ibiyobyabwenge wenda n'abagore birajyana, ariko jyewe nari mfite itandukanyirizo hagati yanjye n'abandi. Jye nakundaga itabi n'amayoga, ariko ntabwo nakundaga abagore, kuko muri ubwo buzima bwose nabayemo ntabwo nigeze njya mu nzira z'ubusambanyi. Reka da, narebaga abakobwa nkumva yuko nsambanye nshobora guhita ndwara sida, kuko natinyaga sida cyane, kandi n'ubu ndayitinya. Bityo rero nubwo nanywaga inzoga nkasinda nkanywa amatabi, ntabwo nakundaga ibintu bijyanye n'abakobwa, kuko nabo ubwabo barantinyaga, isura yanjye yabaga ikanganye. Bityo rero bigatuma ibintu by'ubusambanyi Imana yarabindinze, atari uko ntari kubikora, ahubwo buriya hari impamvu yabikoze. Kugira ngo wifumure amatwi, kugira ngo nifumure amatwi, numvaga ngomba kugira agashya. Ngomba kugira agashya hagati yanjye n'abandi basore cyangwa se abandi bahungu. Nkabona abakobwa bambaye amaherena abiri ku matwi abiri, ariko ngomba agiye gushyira 3 ku gutwi kumwe, kuko nari nabwiye yuko umuhungu wambaye iherena ashyira ku gutwi kumwe, njye rero nshyiraho 3. Kandi nashoje Imana yampaye agakiza, nari mfite intego yo kurangiza ugutwi kose. Ubwo numvaga yuko nihajyaho 10 cyangwa se 20 yose nzayashyiraho. wari ugiye kukugira akayungirizo. Yego, wagarukiye kuri Imana yangiriye neza nyine, ntaragutobora ngo nkurangize, ariko niyo ntego. Numvaga yuko nzagira imisatsi ihari igera ku birenge, amatwi ugutwi nkakuzenguruka, narangiza nkatobora n'amazuru. Ubwo numvaga ko ngomba kuba umuntu mbese udasanzwe muri icyo gihe nari ndimo. Yego, usanga rero gutya uri kubwira kugira ngo use winjire mu mwuga wo gufata Bibiliya byaje. Murakoze, ntabwo byari byoroshye, kubera ko nanywaga ibiyobyabwenge cyangwa se amatabi y'urumogi n'ibindi kugira ngo mbone ibitotsi, ngire n'amahoro muri jyewe. Noneho igihe cyarageze rero, kuko nta mahoro y'umunyabyaha, ya mahoro nashakaga ndayabura, na bya bitotsi ndabibura. Nari isigaye nywa itabi, noneho ahubwo nkarushaho gukanura, ibitekerezo bikaba byinshi. Nari ngeze ku rwego rw'uko ngiye kuba umusazi, kuko nahagararaga mu nzira ebyiri, nkaba namara iminota 30 nabuze inzira nyuramo, ndetse niyo nareka. Bityo rero aho niho umwuka w'ubwoba wantashyemo, numva mfite ubwoba bwinshi. Kandi wenda ikintu naciyeho hagati aho ngaho, ndi umuntu wagerageje kwiyahura inshuro nyinshi. Muri icyo gihe natinyaga, nkumva ubuzima burambihiye, nagerageje kwiyahura, kuko ndibuka ko najyaga mva ni Butare wacu mu majyepfo, nkatega imodoka nje muri Kigali, nje kwiyahurira muri Nyabarongo, kuko numvaga ko ariho nahita mfa byoroshye. Nkatega nkaza muri famiye, bakabona nje muri famiye bisanzwe, ariko mfite umugambi. Ndibuka yuko hari iruhande rwa Ruriba hari ishyamba rihari, nari mazemo iminsi nk'itatu. Nza nkongera nkagaruka, nkajya muri iryo shyamba, nkanyweramo itabi, nkaryama, amafaranga afite yose nkayagura amatabi, nkayaha n'abantu kugira ngo ashire, kugira ngo ntapfa n'amafaranga. Nkategereza yuko bwira, ubundi nkajya muri Nyabarongo. Byarangiza nagera kuri Nyabarongo, Imana ikohereza abantu, nkabona hari abantu, nkabura uburyo niyahura, nkongera nkataha. Nabikora inshuro nyinshi, byananira, nkongera nkasubira mu majyepfo, nkabona ko ibyo byanze. Noneho igihe kiragera, nkoresha n'umugozi, biranga, nabwo sinapfa. Ariko ikintu gikomeye nakoze, ari igihe nigeze no kunywa uyu muti wica imbeba. Ndawurya, numva nibisanzwe. Byose byaterwa n'ibiyobyabwenge cyane bya karande. Hari ukuntu bajya bavuga ngo karande mu muryango ngo harimo ibintu bituma umuntu yiyahura, sara, cyangwa ahura n'ibyo byago. Ibya karande byo ntago nabitinda, kuko ntawo mu muryango numvise wiyahuye, ahubwo hanini byari ibyo biyobyabwenge nafataga ibyo biyobyabwenge byinshi. Urebye nta n'ibiryo naryaga cyangwa se nta peti nagiraga, ahubwo nanywaga ibiyobyabwenge byinshi. Nari narabaye umusaza kandi nkiri umusore, bityo rero bigatuma numva mpaze ubuzima. Nibwo rero nanyweye uwo muti wica imbeba, birangira ntapfuye. Ndibuka ikintu gikomeye nakoze, nafashe iri cupa ry'icyuma ndarisi cyandikira ku isahani, ibirahura amacupa ndabirya, bijya mu gifu. Ntegereza ko napfa, ko numvaga bavuga ko umuntu ari amacupa ashobora gupfa, ariko nategereje ko napfa ndabibura.
ibyo birangiye hashize iminsi mfata ibinini byari ahantu mu nzu ko umuntu ajya kwivuza akanywa ibinini ntabirangize, ndabifata birenga nka 30 byose ndabyegeranya nabyo ndabinywa, ndavuga ati byanze bikunze ndapfa. Ibyo nabyo urupfu sinarubona, ariko kwari kugira ngo Imana izamfate mu gihe cyayo gikwiriye. Nibwo rero igihe cyageze ubwoba noneho buramfata, numva urupfu ruranyegereye, noneho numva ndarutinye, naryama nkabura amahoro, numva mpaswe kuba najya ahantu hari abantu basenga. Nubwo rero natangiye kujya mu rusengero, ariko nkajyayo nkanywa itabi nkanywa inzoga. Ubwo unywa n'itabi n'inzoga cyane, natangiye kujya gusenga ari ukugira ngo nje ahantu hari abantu yamajwi ntakomeza kuyumva, arimo antera ubwoba. Noneho natandukana n'abo bantu nkongera nkasubira muri wa mwijima wanjye. Ubwo rero niko nagiye ndushaho kujya gusenga cyane, naho ngaho Imana yafatiye. Yego, tangira ubuhanuzi. Natangiye umurimo w'Imana, nigira umubatizo ko ndibuka ko nigiye umubatizo hano i Kigali Kiruhura hakiri urusengero. Nahigiye umubatizo nk'ibyumweru 3 mpitamanuka nsubira mu majyepfo, niho nakomereje ndabatizwa njya muri korali mbu muririmbyi. Nibwo natangiye kumunyamasengesho mbo n'umurimo w'ubuvuga butumwa. Rero iyo mpano nayiza gutyo. Iyo uri kubyuye imbere y'abantu uri kubwiriza ku cyumweru abantu bateranye uri kubaho ubutumwa, utoye amatwi uratusangiza abantu nagize amatsiko, babyakira bateye umusotsi cyakwago ni muri kuramutsa abakristo batashye, niba bavuga ati mwaka byawe twararigushije bigenda bite? Yego, nibyo koko mbere byabanje kuntonda ngira n'ipfunwe, ariko nshimye Imana ko uko iminsi igenda ihita ntaga abantu babirebaho cyane, nta bantu bakibimbaza. Ariko mbere hari abantu banyitegerezaga bakabona amatwi yanjye atubuyeho imyenge 3, bakavuga ati si umuntu ni bwoko ki, nubwo tubona afite Bibiliya, ubanza hari ahantu yaturutse, ubanza afite ibindi bintu byamubayeho tutwe tutazi. Ariko shimye Imana yuko ntabwo abantu bakibimbaza, niba batabibona ntabwo mbizi, ariko ntabwo abantu bakibimbaza cyane. Yego, waguha amahirwe yo gusubira mu bihe wari urimo n'iki wahindura mu buzima nari ndimo? Mbo uretse ko nta kwifuza no kubusubiramo, ariko hari ibintu byinshi nahindura, kubera ko nk'icyo nabwira nk'urubyiruko ruri mu gihe nk'icyo gihe nari ndimo, rujya rwiyangiza rufata ibiyobyabwenge. Ikindi kandi rukagerageza kwiyambura ubuzima no kwica ubuzima bwarwo, ruzi yuko hari ubuzima ari bugufi kandi ubuzima ni burebure. Iby'Imana dutekerejeho ni byinshi, igihugu cyacu kiradukeneye kugira ngo tugikorere tucyubake. Bityo rero niyo mpamvu nabwira urubyiruko ndetse nabo twabatungana icyo gihe, nababwira ngo urubyiruko runyure mu nzira nziza, rureke ibiyobyabwenge, rureke ibigare, rureke kwigira abantu badasanzwe, kuko urubyiruko rwigana abasitari, rwigana abantu rugashaka kubera nkabo. Ibyo ngibyo bibajyana mu ngeso mbi, bityo ubuzima bwabo bukononekara. Corona ni icyorezo cyugarije isi, hari ikintu wayibonyeho we mu myerekwa umukorerwa kwa nubwo? Mbo iyi corona wenda ibijyanye no kwerekwa cyangwa se n'ubuhanuzi byo ntabwo mbitindaho cyane, ariko na kera hose iyo dusomye Bibiliya twumva indwara z'ibyorezo zarabayeho. Bityo rero iyi corona yaje ari icyorezo kandi kireba isi, bityo kandi garuka ari nk'igipimo. Ni igipimo, ni ishuri ku munyarwanda, ku mukristo, kuko ngire ngo buri muntu wese afite ikintu yayikuyemo. Twize kwizigamira, twize kwirinda, twize yuko igihe icyo ari cyo cyose isi ishobora kuduhinduka, indwara z'ibyorezo zikadutungura. Bityo rero icyo nabwira abantu nigiye muri iki gihe cya Covid ni uko buri muntu wese agomba guhora yiteguye ko ubuzima bushobora guhinduka isaha ku isaha, ibyorezo bikadutera isaha ku isaha. Bityo rero natwe tugahorana ingamba zo kwirinda, zo kuba maso, kugira ngo tubashe gukomeza kubaho twubaha Imana. Yego, turi kumwe n'umukozi w'Imana, nyine niyo mpamvu turi kugenda tuganira ku bintu bitandukanye, ariko byari byiza ko tunasangira ku mateka y'ubuzima bwe. Nawe ubwiye atapfumuye amatwi, hari ababyumva akavuga tubwo wasanga ari umutekamutwe n'ibintu bitandukanye, ariko mwumvise ko urugendo rw'ubuzima bwe yari afite impamvu zirenga 1000 zo guhinduka, nyine kugira ngo ni n'urugero rwiza rwo kwigiraho, kugira ngo natwe duhinduke mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Buriya ngo ntiriba ari umukuru nk'umuto wariraye, ndetse biragoye no kuvuga ibyo utaciyemo. Ariko ngo uri n'umuhanzi rero Bishop. Yego, turi mu bwoko ki? Ry'Imana nizi ese kera kugeze ku umustar ngo ntizaba ari za Sekira cyangwa se isambi? Oya, ntabwo ari Sakira, ahubwo ni indirimbo zaririmbiwe Imana. Ufite se wara ibihangano wagiye ushyira hanze dushobora gukurikira ku radio no ku YouTube? Yego, nibyo koko
iyo mpano y'ubuhanzi ni impano Imana yampaye nanone mu zindi mpano nyinshi yampaye, kuko muri 2019 nibwo nabaye umuhanzi ariko ntarabishyira ku mugaragaro, nibwo iyo mpano yaje muri 2020 rero mu kwezi kwa gatatu ku itariki 14 aribwo corona yari igeze mu Rwanda, nibwo nari nsohoye indirimbo ebyiri za mbere. Ubwo rero nibwo nagiye muri studio nsohora indirimbo ebyiri, corona ihitiza, ariko nshimye Imana ko yagiye ibana nanjye muri icyo gihe cyaguma mu rugo, muri icyo gihe cya corona habayemo imbaraga z'Imana, kuko ndibuka ko mu kwa gatandatu ku itariki 20 muri uyu mwaka turimo 2021 nibwo nasohoye alubumu igizwe n'indirimbo 13. Washyize hanze alubumu? Yego. Kumwe n'umuntu ukomeye buryo alubumu, indirimbo zica kuri radio, zica ku maka ahantu hose ku mateleviziyo. Yego. N'amashusho se? Ntago ndazikorera amashusho, ariko ndateganya ko uyu mwaka tugiye kwinjiramo ntangira kuzikorera amashusho. Agafaranga ubwo kava he pastor? Ko mbona amafaranga y'imiziki aragoye cyane, utari cyabamane ngo agafaranga kari karaje. Icyo kibazo mbajije ni cyiza. Kandi amaturo wawe oya, ntabwo ari amaturo, kandi ikindi wenda mwakomeje kunyita pasiteri, ntabwo ndi pasiteri. Ndi gusa ndi umudiyakoni usengeye, ubundi nkaba umuvugabutumwa umuhamagaro. Umushumba n'ubundi y'abantu. Kandi ngira ngo biri hano urukiko byazaba. Yego. Imana iguha umugisha, ubwo Imana nibishima ubwo bizaba. Ariko icyo warumbajije, amafaranga n'ubushobozi, koko icyo umbwiye kirakomeye. Nabyinjiyemo ngira n'ubwoba, numva ashaka kubivamo bitewe n'amafaranga n'ubushobozi, mbura mikoro, ariko icyo shimira Imana nuko yampaye umufasha wambaye bugufi cyane, ntiyanciye intege. Byarashobokaga yuko ushobora gufata ku mafaranga twagakoresheje mu rugo, ngo ati nkuyeho dukeya ngiye muri studio, akabyemera akashyigikira tukanajyana, kuko hari n'indirimbo nawe yaririmbyemo. Ubwo rero yagiye afasha, ubundi nkomeza no gusenga, Imana igenda ikoresha n'abavandimwe n'inshuti baransengera, ndetse hari nawe umpaye amafaranga y'indirimbo imwe nkoreshereza indirimbo, abandi bagiye bampagatike. Nubwo buryo Imana yagiye ikoresha abantu, ndetse nayo ubwayo igomeza kunshyigikira, sinacika intege. Na n'uyu munsi ndabona ibintu biri mu bigenda. Yego. None turanahuye ku Isano, abakunzi b'Isano buriyo naganire n'abavuga butumwa nzi ko bijye byiza kurutaho, wasanga namwe hari uko bizagenda. Tusatira umusozo rero, ntabwo ndakurekura ntakubajije YouTube channel yawe uko yitwa, ku buryo abantu runaka bari burebe iki kiganiro ugomba kujyaho bakareba bimwe mu bihangano wakoze, kuko wenda ntituri buze kuririmbira hano, tuba turiho zaranturi y'abantu badukikije, wenda biryamiye hafi y'ubustani bwaha turi, birumvikana, ariko bari buze gukenera izina rya YouTube channel yawe, ntagiyeho bakore subscribe kugira ngo bakomeze bakurikire ibihangano byawe. Yego, murakoze. Ushatse ibihangano byanjye YouTube channel wandika Bucumu, ugasiga kanya ukandika Joseph. Indirimbo hituzibona, ukore 13 rwose hituzibona mu buryo bworoshye. Ikindi kandi nanjye ubwanjye wanyandikira kuri Facebook ni Bucumi Joseph, kuri Instagram ni Joseph Bucumu, kuri Twitter ni Bucumu Joseph, kandi wanyandikira no kuri WhatsApp, nimero nkoresha ziri kuri WhatsApp MTN ni 07 85 58 56 Tigo nayo ni 0726 10 79 66. Izo nimero zose ziri no kuri WhatsApp, wanyandikira utabashije kujya kuzidownloadinga cyangwa se kuzirebaho, nanjye ubwanjye naziguha. Kandi nabasaba kugira ngo abantu bakomeze basure YouTube channel, abantu bampamagare, bampa ibitekerezo, bangira inama, batubwira ibyo twakosora cyangwa se n'ibyo nifuje ko tuganira. Yego. Bityo rero buri muntu wese aho yampamagara hari hose, bishoboka ko namugeraho, inama yampero yose nayakira, ibyo twahindura, ibyo twashyiramo. Dukeneye inama, dukeneye ibitekerezo, kandi nanone dukeneye n'amasengesho yanyu, abantu badusengere. Isano wari uyizi se? Isano ntabwo nari nyizi, ubwo nishimiye kuyimenya. Yego. Ngaye ngukorera. Ngira ngo muraza no gukurikira ikibwiriza cyangwa se ikigisho duteguriye mu gice cyacu cya kabiri. Nari nifuje kubanza kubumvisha ninde wababwirije, ninde wabahanuriye, niba mu kigisho bahaye hari aho mwumvise batusha, ariko tubanze tumenye ni muntu ki, ninde twaganiraga. Ubwo rero namwe mwicaye mugafata kanya kanyu k'iminota irenze 20 tukaganira, nibingenzi n'iby'agaciro. Mukozi w'Imana ndagushimira cyane. Murakoze, nanjye ndabashimiye, Imana ibaha umugisha.
twifurize ko Erega yavuye mu ntara mwabona mudukurikiye mutagira ngo ni uw'i Kigali yavuye mu ntara ariko nubwo i Kigali yayibayemo ariho tuduteno twose yadukoreye ariko murabona ko nyine Imana igihe nyine itangira igihe ubwo nanjye rugambeje nimubona mfite nk'idini ryanjye itorero ndi kuyobora ntimuzavuge ngo bite ntajye byashoboka cyane ni ukuri abamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana yego tushimire cyane rero kandi usubize kugira urugendo yego murakoze Imana ibaha umugisha ibongerera imbaraga kandi baye gusoza uyu mwaka neza ibinjize no mu ndi mwaka 2022 amahoro kandi Imana ibaha umugisha mu byo mukora byose kandi n'ubu bwitange bwanyu ni ukuri Imana izabahe n'ubugingo buhoraho murakoze yego Imana ibaha umugisha murakoze Isano